Yes, muraho neza witwa nde? Amazina yanjye bayitwa Zaji ibisanzwe. Yes, none se muri rusange wadusuye hano kuri Shanti Promotion. Ese tumaze igihe kinini cyane tubona abastari bagiye batandukanye, waba urimo cyangwa watandukanye? Okay, nanjye ndimo muri abo abastari batandukanye. Bafite nyine tuzi ko umwe tumwe tusembuka muzagera mutunga gake gake na none se ukora iki muri Shan Dance? Urabyina mbegura iki muri rusange? Okay, ndi umukomedi. Uri umukomedi? Yes, urakoze cyane. Hari abakomedi benshi cyane mubana muri Shan TV Promotion ndetse amakuru ahari nuko ngo udufitiye akantu nicyo udufitiye muri iyi season cyangwa se muri mwaka niki tukwitegaho. Munyitege ku mwaka season turimo. Iyi season turimo tubakinira y'abamene Rwanda n'abamene nyine turimo tuyikora muri iyi minsi iraza kujya hanze murayibona. Yes, urakoze cyane muri gukina seri yitwa abameni ndetse ni seri yo kurwanya abameni cyangwa kurwanya abantu bamenura. No kurwanya abameni bashaka kumenura abantu. Yeah, urakoze cyane. Ese agira message wahereza abakunzi bawe ndetse n'abantu bakurikiye muri rusange kuri kamera? Okay, baje badukurikirana cyane nyine kuri Shanti Promotion. Ibintu byacu kahise aba ari ibintu byiza cyane. Yes. Urakoze cyane Wazaji. Niyo amazina yawe yo yakavukire ni gute? Izaba Elic. No, hari abantu benshi cyane badukurikiye kano kanya ndetse bakaba bifuza ko haba hari umuntu ushaka gukina comedy, ese wamugiriye inama kugira ngo nawe abashe kwinjira mu gukina comedy? Okay, gukina comedy ni urugendo rutaba rworoshye. Bisaba gukora cyane nyine ukaba ufite ikintu cy'uduterime dusetsa uburyo nyine umuntu wese abiri yakaryoherwa kabisa. Yes, Wazaji yarakaze cyane rero nkuko mwabyumvise nandi kumwe n'umusitari Wazaji akaba ari umwe mu bakozi ba Shanti Promotion, akaba ari n'umukinnyi wa cinema. Nkaba rero mbabwira ngo mukande subscribe, like na comment kugira ngo video y'ubutaha itabacika. Mwabanye nanjye Michael Kid, ciao ciao.